none se kuri muragenda gutya natwe tugenda gutya kandi numva tugiye ahantu hamwe urabizi neza hano tugiye kujya sha muvande no gushakisha hano haba ariko ntago ari kure yanga ahubwo muve muri sibyo ubukene nta kubusa ubutindi n'indwara mureke ko turebe uburyo twatsendera iki ibyo biceri bityo rero muvandimwe dukurikire kuko nta mutwe umwe wigira inama n'igitwe cyawe kimeze nk'icyatenge ubanza kitarimo n'ibitekerezo ubwo turi babiri twebwe wowe ukaba uri umwe bivuze ngo uradukurikira kuko umutwe umwe wigira inama yo gusara twagiye ahubwo dukomeze urugendo none se n'ubundi kubuza uko agiragwa neza kandi nyanumva ngo abahigi benshi bayobya imbwa wenda higanda aracyanda muraho neza hano banjye turahanye turaba kangahe yego manange siko muri mufite umusha byagenze tubonyemo imbogo imvubu ku buryo mutuzana mu gihuru nk'iki ngiki we nimwe mugamije amba urabona ko wandi twashakaga ari wabazi nafite discipline nkuko twabyifuzaga rwose pe nawe twari dukeneye ambo tayari mutatugoye inama yanyu yatangira cyangwa ibintu mwatuzanyemo wagiye ugabanya amagambo mwumvishe ko arimo n'amafaranga yewe inama umva amagambo mwayarushije ikingane mutuze dutangire sha murakoze amarushanwa yacu durateye gutya turakwaza ikibazo udusubiza igisubizo kimwe ni inoti y'igihumbi turahemba bitewe n'uburyo mwagiye mugira gute gusubiza ibisubizo twababajije ibintu birimo amafaranga mukamwabitinje gutya nta kibazo nimutangire saka amafaranga ari ayacu uraho arimo arajya ayo turayasangira sha reka ye nawe urimo urajya he waraye ukora aya manywa urashaka wadora amafaranga tukiriye ngubu wakorera y'ijoro none ngo uje no gukora aya manywa niba reka natwe abatindira ijoro twiryamira bashaka aya manywa ndetse natwe tukikorera uwuhe mwuga w'uburaya yaranye nawe kangahe ariko se mwatware mugatuza tugatangira koko nyamuneka mwadufashe mukadukura kuri ino zuba mugatangira ko nta kibazo mwababyeyi aha noneho ndumva mwatangira mutubwira amazina yanyu kuko turagenda tubaza duhereye ku murongo ngewe nitwa Ogisidara nitwa Omar ngewe nitwa Jogisidara nitwa Tete ngewe nitwa Sheje nanjye nitwa Sebudani Jean Claude ikibazo cya mbere kuri Hogisi kirazira zero mu Rwanda n'izingare kubibaza sogokuru wawe kwatu aya mbere akabara yabuze bakomeje tubaza na Omar niko ngaho tubwire ashize imyaka ingahe yese apfuye wowe icyo ngicyo cyo sinyizi ariko icyo nzi cyo no kwifiye yameze yona Jogisi igiye kutubwira abakinnyi batatu b'umupira wabuze wo muri Vietnam ikibazo cyoroshye cyane rwose harimo Nyabyenda Jean Baptiste Karimundi Nosi Sebutekera Jean Claude umeze n'umukobwa wacu tetangaho tubwire umukobwa yawe bivuze wumvi ni umucuruzi utarangura kadukomezanye na Jogisi tumaze igisakuzo gikurikira nta kibazo mbaza sakwe soma ubwo byabirahenda ntitangira ati umwana w'ikibumba reka tubaze Omar sakwe soma nagutira akaziri kandi bazirikana rubanda rushikwa nabi inkitagize ikivuze twakomeje naho sakwe soma shira amazina nkutumi kuzimu iki kunyanyuka reka nibarize umukobwa wanjye teta sakwe soma nguruka duhura umukanda wow umukobwa wacu atsindiye amafaranga se turatahira ndetse ko ari umwe watsinze ubwo nyine mwebwe muratahira ni iki mutumva barababeshesha nta hano biravamo amafaranga yacu twabatayeho umwanya twataye nta naho twabareba